kubemera ko Imana ari igena byose nta gushidikanya n'ubundi bwo wemera ko uko ungana no mu ndeshyo yawe n'uko usa byose wabihawe nayo. Ndavuga Imana. Nibyo kuri twe dufite imyumvire nk'iyo, ibyo byumviro tubihuriyeho. Hari bamwe bagorwa no kwakira uko baremwe. Urugero kwisanga uri mugufi bikabije mu muryango nyamara abandi ari barebare, mwese muhuje n'utunyangingo ku mubyeyi umwe, hari benshi bigora kwakira. Nibyo ubiragorana cyane gushungerwa n'imbaga y'abantu bitegereza indeshyo yawe, rimwe na rimwe ugahabwa akato, abandi bagahora bakwibazaho byinshi nk'umuntu udasanzwe. Kwiga byari ikibazo, nageze ku kigo abantu bakajya bahurura, rero nagiraga amahane. Ibi ntibikorwa hanze gusa, no mu nsengero biraba. Kubona umuntu ngo wabaye umudiyakoni yabaye iki, umuntu ufite ubumuga ntabwo byoroshye, ko baracyabafata nk'abantu bari ku ruhande, ko bazi ko abantu bazimara badafite ubumuga, bafite ubumuga bavuga nk'ibintu cyavuga ibirema, ibicumba, amazina nk'ayo ngayo. Mbahaye ikaze, turaganira na Lycée ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Nawe niba ushaka kuganira natwe, twandikire kuri iyo nimero yacu. Mbahaye ikaze. Wabona umuntu umaze nka Rusya aravuga ati uyu muntu afite ubugufi bukabije, ariko njyewe uko navutse simbizi n'Imana yabigennye. Njyewe ntabwo ngeze mu bantu uko mwaba mureshya n'ijuru n'ibiki byose, ngeze mu bantu ubundi njyewe ngo mwita mbere nuko mbitwara mwita biza. Uko njyewe nise kera mbere ya jenoside nibwo nayigaga primaire, kwiga byari ikibazo. Nageze ku kigo abantu bakajya bahurura, rero nagiraga amahane. Iyo wanza naga ibintu bidashobotse nashaka ibintu mwise nagukubita, noneho wajya imbere y'umuyobozi uti naka yankubise yagukubitiye, ni bya bindi byanyu. Ubwo abantu bakajya bati. Ikindi kintu cyafashije nuko niganaga n'abantu mbasumba kandi ntibandusha ubwenge, batangira kuntinya. Nesa niba umuntu yigaga mu wa mbere byo mu wa kabiri mbizi, njya gukosora abantu barebare basumba biga mu wa kabiri. Noneho umwe bavuga ati fata inkono ukubita abana kuko watsinze. Urumva icyo gihe ikigo cyose cyarantinye, bimpa amahirwe noneho yo kwiga muri iyo sosiyete. Wenda tangira tubwire amazina, utubwire naho utuye. Nitwa Lycée, ni mu murenge wa Muyumbu. Hanyuma Lycée tubwire nawe wenda umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije, ubuzima wanyuzemo, imyumvire y'abaturage bagufashe gute wenda kongera ikura? Ubuzima umuntu anyuzemo ubwo wenda twebwe wenda ko ari mu myaka yashize ntabwo byari bikomeye, ko abantu niyo kubona umuntu ufite ubumuga yari kuba nk'aho ubonye ikindi kintu kidasanzwe. Kumva ko nyine byari ibintu bikomeye, kubivuga sinabona uko mbishanya, ariko nuko byari bimeze. Byagendaga gute wenda izo mbogamizi mwagiye muhura nazo mukiga? Ese ababyeyi bo babafataga gute? Mwakuze mute? Dusangiza. Wenda biterwa n'uko umuryango wafataga umuntu. Njye nagize amahirwe wenda wacu aho navukaga banshyira mu ishuri nk'abandi bana, ariko ku bandi bo byari ikibazo kuko ntibajyaga mu ishuri. Yageraga ukabona nk'igitangaza utungutse mu bantu, bakabona ko nk'igitangaza kibaye. Ntabwo byari byoroshye muri rusange. Ku ishuri uti abanyeshuri barahururaga, byagendaga gute? Abanyeshuri bahururaga bagakora uruziga, nawe barabyumva. Iyo udashoboye kubyakira byashobora gutuma utagaruka ku ishuri, kuko kubona ikigo cyose kigururira umunsi umwe, iminsi ibiri, ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byabagoraga se nk'imira? Yewe ntabwo nzi ukuntu byagenze, ariko njyewe nagezeyo barahurura, ariko sinabiha agaciro, numva ko nta kundi byagenda. Kwangana nabyo nta kundi. Abantu barahururaga, ufite ibyo babwira ukabaganiriza barakumenyera, ariko basanze udafite ibyo kubabwira cyangwa nawe ufite ikibazo cy'uko wenda ubona mu kibazo kiremereye cyane, ntabwo byagombaga gukunda, byagombaga kuba ari ikibazo. Kuri ubu se wenda sosiyete ibona gute? Sosiyete n'igihari, hari abo tujya twumva bavuga nabo kuri ubu ngubu ugereranyije n'imyaka yashize, ubu ngubu hari ibintu biri kugenda bihinduka. Bake bamaze kubyumva, ariko nawe inzira cyane ndende, kuko hari n'abantu bakibivuga kandi ubona hari abantu bayoboye abantu benshi bakivuga gute. Mu nsengero ubona ko nanone bitarazamo neza, wenda kubera ko leta n'inzego z'ubuyobozi zo zabishyizemo
imbaraga dukorana nabo mu nzego dukorana nazo za buri munsi batangiye kubyumva cyane, ariko mu nsengero hacyari n'ikibazo gikomeye ko bari abantu bayoboye abantu mu madini mu matorero usanga batarasobanukirwa neza ko ibibazo biteye, ko no mu bayobozi bagira ntabwo ushobora kubona umuntu ufite ubumuga. Nta kubona umuntu ngo wabaye umudiyakoni yabaye iki ari umuntu ufite ubumuga ntabwo byoroshye, kuko baracyabafata nk'abantu bari ku ruhande, ko bazi ko abantu bazima ari abadafite ubumuga, bafite ubumuga bavuga nk'ibintu yavuga ibirema ibicumba amazina nk'ayo ngayo, urumva ko bitaraza birabangama nkamwe birababangamira. Birabangama kuko kujya mu rusengero ukumva bavuze wenda kwise kuri bakwise bavuze impumyi bavuze igicumba ikirema, ntabwo ushobora kumva neza uguwe neza, kuko nawe yavuze ngo ukorera Imana uri ikimuga ngo abasema ko kibadakorera Imana, urumva ko nawe harimo ikibazo gikomeye. Mu by'ukuri wenda muba mwifuza iki nkamwe ufite ubumuga, mwe mwumva icyifuzo kijyanye no kugira ngo mutabona kubangamirwa, kutabangamirwa sosiyete yo kugira ngo tatubangamire ni dufate nk'abantu basanzwe, kuko ntabwo turi ibikoko. Kumva ko turi abantu byonyine byadufasha, ko niba bamaze kumva ko turi abantu, niba twita amazina, niba duhohotere, niba dufate nk'ibintu by'ibicibwa, byonyine biguha umwanya n'ubwisanzure bwo gukora ibyo ushoboye gukora. Mu by'ukuri ntawe urishoboye, wenda kugira ngo dusangize n'abadukurikiye nkawe koko utubwire n'uburyo ki umuntu wenda ufite ubumuga ari nk'umuntu usanzwe mu mitekerereze, nkawe wenda wize kugeza gute, umaze kwiteza imbere gute? Birumvikana ufite ubumuga n'umuntu ufite imitekerereze nk'iy'abandi, kuko amashuri twaciyemo ntabwo ubwo niba abantu bose twarabarushaga n'uyu munsi biraba umuntu ajya mu ishuri agatsinda kurusha abantu bafite ubumuga, ubwo ni urugero rwa hafi. Birashoboka ko umuntu ufite ubumuga ashobora gukora akazi muri nzego za leta akagashobora, birashoboka ko abantu bafite ubumuga bikorera bakiteza imbere bagatunga amafaranga nk'abandi bose, byose birashoboka. Ntawe witeje imbere gute? Cyese njye mfite ibyo nkora ndikorera, kandi urabona ko nigurira inkweto, nkitangira ubwishingizi mu kwivuza, ibintu byose bikagenda neza. Hariya wenda ufite urubatse, ufite abana, umuryango, mfite umugore, numva ko kubera ko ubuzima bwose, ariko ntabwo ndabyara, ariko urabona ko mbayeho, umugore arambara nanjye nkambara, kandi mu rugo ibintu bimeze neza nta kibazo gihari. Mfite imyaka 42. Hanyuma wenda dusoza ni iki mubwira umuryango nyarwanda mu rwego rwo kugira ngo ibyo bibazo mugenda muhura nabyo bicika? Umuryango nyarwanda utumwa umuntu yaboha ni ukubabwira ko umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi bantu, iyo yitaweho agahabwa amahirwe angana n'ay'abandi nta gihinduka byo umuntu udafite ubumuga akora yabikora. Mbese muri rusange umuntu ufite ubumuga si ikibazo, ahubwo ikibazo ni wa muryango umubangamira kugira ngo hantu avukiye bamwibonemo nawe ahabwe ubushobozi bwo gukora ibyo agomba gukora. Ese ubu hari imiryango wenda mujya mubona igitsikamira abo bana bafite ubumuga? Imiryango irahari, ko hari igihe ushobora kujya mu muryango ugasanga utangira abandi, umuryango ntafite nk'abana 5 bibaho, ugasanga mu batangira mituweli ufite ubumuga nta mubara cyangwa ntiyamujyaniye ku ishuri, kandi n'umwana yabyaye agenewe kwitabwaho nk'abandi bana. Birahari rwose, usibye no muri Rwamagana n'ahandi hose birahari, ariko ni ukomeza kwigisha, kuganira n'iyo miryango kugira ngo nabo bumve ko umuntu ufite ubumuga yagirira umuryango akamaro nk'ukundi muntu wese ufite ubumuga yagira akamaro. No kuganira no kwigisha. Ndetse turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze cyane. utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi.
turabakunda.